ntihazagira umuntu ukubeshya utari kubona afishi y'umuntu ntabwo ari uko ngo arenze cyane ngo abuze wabo ntabyo afite ari buhereza abanyarwanda at the moment uri kumbona uvuga ati have Yo, ladies and gentlemen, murakoze cyane ni MC Kandi on mic, turi kuyo bita The Rise TV, channel nziza, channel ikomeje kubahereza ibyo mwifuza, ibazanira abastari, by'umwihariko tukaba muyo bita Talk with Star, aho tuganira n'abastari bafite icyo bakoze, tukagira icyo tubabaza ndetse n'icyo tubasaba. By'umwihariko dusabira abanyarwanda. Aka kanya rero turi kumwe n'umunyarwenya, bura nta muntu uvuga umugabo ariko uyu nguyu yarabihisemo kwivuga ko ari Lucky Baby, reka tumuvuge ko karacyari umwana, n'umujene ugaragara neza, ni umujene ugaragara neza uri gukora ibintu bidasanzwe muri Genesis Comedy Show. Nkeka ko uyu nguyu ari mu mwaka wa 2 n'igice ari muri Genesis right? Umaze n'igihe kingana gute? Ibigwi bye rero turi kubivuga. Umaze n'igihe kingana. No, ni ku bantu wenda batabizi baba batatuzi, nkeka ko mazemo imyaka 2-3. Abarushoje. No Genesis Mazingo. Amaze ubwo simbizi neza, nkeka ko abizi neza cyane kuturusha. Turi kumwe rero na Lucky Baby. By'umwihariko ni Lucky Baby twebwe tukiboneye no munsi kuri stage idasanzwe, nkeka ko ku jisho ryanjye ibyo niboneye cyangwa ibyo numvishe ku ruhande, nkeka ko ari we muntu wakoze stage nziza muri Genesis Comedy Show yose nk'uko muri kubona zino highlight. Lucky Baby turakwakiriye kuri Rise TV. Murakoze cyane kandi hano ni mu rugo. Asante sana, murakoze gushima. Ni Lucky Baby rero twakiriye kuri Rise, by'umwihariko uri mu rugamba cyangwa se nawe winjiye mu mugambi wo gushimisha abanyarwanda, niko nabivuga, sinzi niba ari ikinyarwanda cyiza nkoresheje, gahunda yo gushimisha abanyarwanda. Ariko muri make icyo nshaka kukubaza ni ibintu ukora for passion, ubikora kugira ngo hari ukuntu abajene b'iki gihe bavuga ngo ntwike for passion na for living for passion. Lucky, nari nkurwaye cyangwa se nari nkukeneye maze iminsi cyane abantu bo kuri Rise bambaza ngo wa mujene bita Lucky Baby wo muri Genesis yagiye, ese ko twamubonaga ku mafoto cyangwa se ku cyo bita fiche bamamaza mbere tukaba tutamubone, se ko yakonje byagenze bite? Lucky, ndagira ngo umbwirire abantu bo kuri Rise, ese nihe mpamvu yaratumye ukonje? Sinzi ako buryo nabisubizamo mugenzi wanjye yatibyumva kubarusha. Umuntu agira ibihe bye. Ntihazagira umuntu ukubeshya utari kubona afishi y'umuntu ntabwo ari uko ngo arenze cyane ngo abuze wabo ntabyo afite ari buhereza abanyarwanda. At the moment uri kumbona uvuga ati have nuko uko nabisoma. Ni ibintu waje muri umwana, ibintu byo gukora urwenya, nkeka ko wabitangiye ukiri mutoya. Kandi burya akenshi usanga abantu benshi bavuga nimbona femu nzahita ngibi ngibi, nzajya mu byana, nzakora iki. Noneho byoroshye noneho nkawe byoroshye nkawe noneho ukiri mutoya, biba byoroshye ko wahita uhura n'ibishuko byinshi. Gukosora ako kantu uri gukomeza ukaba natangiye urwenya geranya mfite n'imyaka 2. Wowe utangira urwenya simbizi, sindi bwitware nk'umuntu wenda wakubyaye gusa, nkeka ko afite nk'imyaka nka 16 gutyo. 16 mazemo ingahe? Umwe ni yavuze 3. Okay, murakoze cyane kumusaba. Buriya amakuru ya nyayagirwa na nyir'ubwite, niyo mpamvu bibaye ngombwa ko mudukosora nyine muri ibi bintu. Ni ibintu rero ukora uvuga ibyo kurya ibyana, uvuga ngo for passion. Nyine nari ndi kuvuga, ndi kubariza n'abantu bo kuri Rise, kenshi usanga nk'ibintu bita femu kenshi ikunda koshya abantu benshi. By'umwihariko ugasanga noneho nkawe noneho ukiri muto biba byoroshye ko wahita ujya mu kigare byihuse. Ni ibintu ese umanaginga gute? Ese ababyeyi bawe ibi bintu mu kubijyamo bo babifata gute? Niba ntibeshyura cyane n'umunyeshuri ubihuza gute ibyo byose? Ndahera ku cyambere cyo ubwo ni peer pressure cyangwa ibiganiro. Buriya iyo uzi ikintu ushaka hari ibyo wigomwa. Buriya indege mu ndege ibigiye kuguruka ikakuvana iwanyu, kandi hariya haba hariyo mama wawe, urugero papa wawe, ubona bari kurira. Ariko kugira ngo ujye kuwininga ahandi wasiga
hariya ukirengagiza ako gahinda. Nimba nshaka kurya ibyano nk'uko wabivuze biri bunshimishe ndemera nyire mu gahinda simbirye nzabirya banze nkora icyo nshaka. Icya kabiri kwinjira muri kariyeri ababyeyi njyewe sinzi nimba mbitekereza nabi umubyeyi yabyakira nabi cyangwa neza gusa icyo ushaka upasinga through. Icya gatatu kwiga n'ibiki byose umuntu arabimanaginga bigahura direct. Buri muntu rero iyo ari mu kintu avuga ngo papa simfite ibi ngibi nabigezeho ntarinzi ko nzabigeraho nifuza kujya n'aha ngaha. Wowe intumbero zawe ni izihe cyangwa se target yawe ni iyihe? Target yanjye ni ukuba natunga nkatunganirwa kambivuge gutyo bwa kariyeri yanjye. Reka ndashaka kukuzana mu buzima busanzwe cyangwa se bwa showbiz busanzwe buri widine bwagutse tuvuye kuri comedy gusa. Hamaze iminsi havugwa ibintu byasaga by'umwihariko ku gitaramo cya The Ben nibwo twongeye guhura na Bruce Melody. Benshi bakereye beef nyine abantu bavuga ko nyine habaye ibiki n'ibiki. We ese iriya beef ni beef ufata ni izihe challenge yazanye kuri showbiz nyarwanda? Disadvantage na advantage. Ntago ndi bubivugaho ibintu byinshi. Njyewe ikintu navuga byagize impacted byagize ari ikintu byagize advantages byaryoheje imyidagaduro. Disadvantages byaciyemo abantu mukamenya kandi bitagomba b'abahanzi abafana. Kitoko mu kanya ari mu kiganiro n'itangazamakuru twamubajije ibibazo byinshi ariko we twamubajije ngo ese koko wemera ko mu Rwanda hari umuhanzi wa mbere? Aravuga ngo biriya nta kidasanzwe kirimo, nta muhanzi wa mbere abona, ahubwo nawe akeka ko ari umuntu aba ari mu bihe bye ngo kuko ngo hari n'igihe ugera mu isoko ugasanga buri muntu avuga ko ibicuruzwa bye ari byo byiza kandi mwese mwarahaye rimwe cyangwa se nyine ibintu bya buri ngo nta mucuruzi buryo utemera ko ibintu bye ari bimwe. Birashoboka nyine ko ibyo bintu byabaho ko ugeze cyawe ntabwo ndiyumvisha ko uri umunyamakuru mbona uri kuri stage guys murakoze cyane abantu mukurikiye guys twari turi kumwe na Lucky Baby akaba umunyarwenya muri Genesis Comedy Show. Mwakoze cyane kudukurikira ibiganiro byacu byo kuri Rise TV ni akagaruka. Twari turi kumwe n'umwana uri kuzamuka neza ufite aho ashaka kugera muri akaba n'umwe mu bantu bakora neza muri Genesis Comedy Show. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni The Rise TV. Mukomeze mukande kuri subscribe making sure kutibagirwa no kukazogera.